kuki numva natuje, kuki nsuherewe, kuki numva umubiri wanjye uhinda umuhindo wa gahindiro ka musozi woshye ngo ni tsunami ihinguranyije umusozi igasoreza mu magufa yanjye nkaho nta n'icyo witayeho. Ni iki kiri kumbaho gihora kinzonga mu mubiri wabiriwemo ubwoba kandi umushyitsi ugatsikamira intambwe nkananirwa gutambuka intambuko y'abantu ituma ntekana mu bandi bishimirana bashimwa n'ababagana. Oya, ndambiwe ya majwi ndwaniramo najya gukora kino rimwe ngo jya mbere rindi ngo sigaho ufata ikintu icyo cyiza kikubereye cyakunyura kikunyujije mu nzira nzima nka zimwe wanyuzemo utsinda ibyakunaniye bitakugoye. Mutima wanjye kuko imfata umwanzuro ukawuvuguruza ukanzanira ibindi ntashaka, ngaho nanyoye ndizihiwe ndariye ndaryohewe nguye ivutu ukanyemeza ko ntacyo mbuze muri njye, nyamara mu kanya nkumva numva mera. Ese nkubaze kutama umurongo ngo ntuze ntekane ngire umutekano, ndekora nibereho umpereze umutuzo nturize guhesha abandi amahoro bahoranye banyifuriza kubana neza nk'abana nta nzigo nikoreye, ndekura. Urabuze aho wampereye, wajya umenya ko ishyari ari kaminuza urangiza ukaba umurozi, ukamenya ko kuba hari ukubana ukandeka nkiberaho ndinda urwango rumunga runtandukanya n'inshuti n'umuryango. Ese wangize igicibwa bitewe na vino ngo tomeza ngo ndi gusabana, ukampesha agaciro gatewe n'irari ngo nibwo buzima nkagenda mu nyuguti mbunda amaboshye umujura utagira iwabo icyasha iwacu kigasesekara. Harya uri kumbanira? Wambaniye se watuma mvugaguzwa nteshaguzwa nkavuga ibitandeba ibindeba wabintesheje ngahanga iby'abandi bikirukira mu kanwa kanjye ngo ni inkuru ishyushye nkwiye kuba. Ubwo ndakubwiye uyu munsi ndebe ko wakwihana, ariko mu kanya cyangwa ejo urongera ugaruke muri bya bindi wamenyereye ngo ni inzoka zananiye uzigaburire uzabe witaba muganga ngo watewe n'igifu cyangwa umugongo. Reba urifashe ubonye ngiye imbere ndaririmba ndabwiriza unzamuriye ubwibone ndi igitangaza ndabica bigacika, nta wandusha kuvuga neza ineza yanjye irazwi, nyamara ureba hose abona ko nakwiriye umurimo. Mutima nshuti yanjye wari uzi ko iyo ukora ibyo byose untera agahinda, nkumva nisanze nahogoye nshaka kukurinda. Kuki utanyumva ngo wihane? Harya ngo guca mu bikomeye bikomeretsa bigusiga ukomeye? Ngaho mbaye kutanyurwa n'ibyo mfite, unyigamije urwango muri njye, nta gukunda ni neza nyiheruka bayingirira ngo njyewe sinshoboye ndifumbasa amaboko mu mufuka nkaho Imana itampaye ibyo gufashisha abandi. Aha, nzaba ndora yari umwana w'umunyarwanda. Mutima wanjye umenye ko nugeraho bamvuga uzamvuganira, kuko nawe nuhaba bazasigara bakuvuga. None se wabasha kumvuganira ngo ntabare? Ibyo sinzi ko wabibasha mu gihe unkubita umpondahonda unyerekeza hirya hino ndasetse ndijimye iryinyo ku rindi, nkaho ndi gukenya ibyantunga naho ndi gutapfuna nkamera ibyiza by'abandi, iterambere nkariho nyanga. Mutima rwose ndakwinginze, ndabizi ibyawe n'impemuke ndamuke, ariko winshabuza ujye umpitiramo ibyiza gusa numve kuri wa munezero w'abakunda bakiranukiriye abahanzi bakizera ibyo bakaramishwa n'ijambo. Ngaho ndaguhanuye ntukongere kundaza rwa ntami ngo witambike mu nzira unyereke umwijima, umucyo wawe witambitse mutamurikira nkamenya iyo ngana ariho heza, ureke kunjyana amajani ngo nahitamo neza.